Tariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere, ababyeyi bose bafite abanyeshuri biga mu kigo cya Mutongo yari igiye kuba inkuru y'incamugongo kuri bo, kubera ko bose bari bagiye kubura abana babo, bari bagiye kurogwa na bagenzi babo biganaga, babahaye utushashi tubiri tw'uburozi butega imbeba aribwo sumu ya panya. Ese byagenze gute kugira ngo bivumburwe ko bamaze kuroga ibiryo batarabirya? Byagenze gute kugira ngo ubuyobozi bubuze abanyeshuri kurya ibiryo batarabirya, cyane ko n'abanyeshuri bivugwa ko bari barangije kuvumbura ko ibi biryo biroze? Tugiye kukubwira icyateye abanyeshuri batangarije ubuyobozi ndetse na RIB cyabateye gutekereza umugambi mubisha wo kurimbura bagenzi babo uko ari 11 biganaga, cyane ko iri ngiri ari ishuri ryigagamo abanyeshuri 13 gusa, ndetse abo bose babiri bakuyeho ibiryo byabo kubera ko aribo bari bariye uwo munsi, bakagerageza gushaka kwica bagenzi babo babahaye sumu ya panya, uburozi bw'imbeba. Njyewe kugezaho inkuru ndi Isaac Sibomana, turebera hamwe icyatumye abo banyeshuri bagerageza kwica bagenzi babo. Ikindi njyewe ugiye kugezaho iyo nkuru nigana nabo, kuko muri 13 bigamo nanjye ndimo, cyane ko ngiye kukugezaho inkuru nk'umuntu wari uhibereye, ndetse nkubwira n'ibyo bagiye batangaza byatumye bashaka kutugirira nabi kugira ngo badukure mu nzira, cyane ko mu ishuri twigagamo hari harimo impanga ebyiri nazo zahigwaga ku buryo buhambaye, nabo bari bafite gahunda yo kubica, ku buryo ubu ngubu igihugu kiba kiri mu kababaro, ndetse ababyeyi bacu bose bari mu gahinda kubera kuzira urupfu rw'abo banyeshuri bari bateguye kuduhereza uburozi, by'umwihariko bitwaje ko ngo icya mbere ari uko tubarusha amanota mu ishuri. Reka dutangire ikiganiro cyacu kubwira ngo nguhaye ikaze, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuri tariki ya 24 hari ku isaha y'isaa sita, kubera ko ariho dusohoka mu kigo tugiye gufata amafunguro, abanyeshuri babiri bagiye guterura ibiryo nk'ibisanzwe rwose, bamaze kubizana barabitereka, umwe arasohoka, uwitwa Ingabire Josiane ari naniwe wari umukuru w'umupangu wo kuturimbura abo banyeshuri bose, nanjye ndimo, yafashe umwanzuro aravuga ati wowe sohoka hanze, njyewe ngiye kwarura. Nawe aramubwira ngo nta kibazo, ubwo njyewe nzarura ubutaha. Josiane yatangiye kwarura, ubwo mu ishuri hari harimo umunyeshuri uryamyemo wari urwaye mu nda ari naniwe, wahaye RIB amakuru afatika agaragaza n'ibimenyetso by'umwihariko by'uko byagenze, n'ubwo n'abarimu bari bamaze kubivumbura, ndetse n'abo banyeshuri bakaba bari banze kurya. Uwo munyeshuri rero yaruye ibiryo, amaze kubyarura afata imboga zose ashyiramo udushashi tubiri tw'ibinini by'imbeba. Urumva ko ibyo binini by'imbeba, ibinini bibiri by'imbeba ku bantu 12 ni ibintu bitari kudusiga ubuhoro, kuko twese twari buze guhita yuko dupfa tugashirira ku mugozi. Ahari ushobora kumva ndi kukubwira ko nanjye nari ndimo ukabipinga. Ndi mu banyeshuri biga HGL muri GS Mutongo nk'uko nabikubwiye. Uwo nguwo rero yagiye kubiroga, arangije arafata abanza akuraho amasahani 2 we na mugenzi we bari buze kurya, arangije afata ibiryo twari burye abishyiramo ikinini cy'imbeba, arangije aravuga ngo rwose ajya kubwira bagenzi be nk'uko bisanzwe. Njyewe ubwo ngubwo sinari mpari, hari aho nari mbanjije kujya, araza aratubwira ngo muze mufate ifunguro kuko igihe cyo gufata ifunguro cyageze. Mugenzi wacu witwa Bukuru James, kubera ko twiganaga n'impanga ebyiri harimo n'iyitwa Butoya Gervais, Bukuru James yinjiye mu ishuri, arangije aravuga ati reka mbanze nsohoke njye kureba mugenzi wanjye witwa Muhawenimana Francina, nze dutangire gufata ifunguro. Uwo Muhawenimana Francina aramubwira ngo uretse ndaje, ariko hari uwo twigana witwa Iyukuri Betty wari uryamye mu ishuri,
arangije abwira bukuru ati njye ndi kumva ibiryo biri kunuka kandi nzi neza ko babizanye nta bitari kunuka. Uwo bukuru ahita amubwira ngo ahari ushobora kuba utwite kuko njye ibiryo babinyujijeho numva biri guhumura ndetse mfite na peti nyinshi ndumva nshaka gutangira kurya. Nibwo uwo mugenzi we yavuze ngo reka ariko mbanze ndebe inshuti yanjye yitwa Muhawenimana Francina aze dutangire kurya. Bakigera mu ishuri bumvisha ibiryo biri kunuka cyane ku buryo buteye ubwoba. Uwo nguwo Betty ariko ababwira ko ibiryo bishobora kuba byarozwe kubera ko ubwo yari aryamye ku ntebe yihindukije agiye guhindura umusaya, abona mugenzi wabo arikanze hari ibintu ashyize mu mufuka ndetse binamumenekaho bisa n'umukara, ahari ari byo bishobora kuba byatumye ibiryo binuka. Uwo Josiane yatangiye kubona ko bishobora kuba byavumbuwe kubera ko hari imboga yari yarunzemo ikinini cyinshi cy'imbeba, ahita afata umwanzuro w'uko agomba kubanza kujya kumena izo mboga. Nibwo twari duhagaze hanze turamubaza ngo ese Josiane ko ugiye kumena izo mboga bigenze gute kandi uzi neza ko hari abana baba bari muri kino kigo bataba babonye ibiryo bihagije bashobora kuba bahabwa ibyo biryo bakabifungura. Aravuga ngo muri bino biryo impamvu ugiye kubimena harimo igisimba mbonyemo kiri kunuka cyane kandi icyo gisimba cyajwenze ku buryo mukibonye mutabasha kurya ibyo biryo. Nibwo natwe twatangiye kugira amakenga turamubaza ngo ese icyo gisimba ni bwoko ki ko tuzi neza ko tunakibonyemo atari ngombwa ngo tukimene, ko twabiganiraho nk'ishuri tugatuza tukaza kujya ku gikoni tukareba nimba nta bindi biryo bihari baduhereza ngo tujye kuryaho. Aratubwira ngo byari ngombwa ko mbimena mutarabibona ariko impamvu yari agiye kubimena ni ikinini cyari cyuzuyemo kubera ko yari yabanje kugitobera muri iyo ndobo yajyanyemo izo mboga. Josiane amaze kubona ko ahari ibintu bishobora kuba bitangiye kuvumburwa, yaje arongera abwira abanyeshuri ati byaba byiza muje tugafata ifunguro, ariko we yari yiyaruriye ibiryo bikeya cyane ugereranyije n'ibyo yari agiye guhereza bagenzi be. Arangije nibwo abo banyeshuri binjiye mu ishuri bakinjira bumva umwuka urabakubise cyane, duhita tuvuga ngo ntabwo tugomba kurya ibi biryo, reka tubanze turebe neza koko niba ibi biryo bitarozwe cyangwa se tumenye neza niba no mu yandi mashuri bari kurya ibiryo biri kunuka gutya. Ikindi twavuze ngo reka duhamagare ushinzwe disipurine abanza aza turebere koko nawe atwumvire neza nimba ibiryo nawe yariyeho byari biri guhumura gutyo. Nibwo yaje akigera mu ishuri aratubwira ngo mube muretse kurya ibi biryo kuko bishobore kuba byarozwe birimo uburozi kandi bw'imbeba, kandi arongera anababwira ko uburozi bashyizemo buri kunuka cyane bushobora kuba ari bwinshi biteye ubwoba ku buryo ushobora kuburya bugahita yuko bukwica. Abanyeshuri nabo bicaye barategereza, ikindi baba imfura kubera ko bakekaga ko ibiryo byarogewe mu ishuri ryacu. Twakomeje turicara ariko twanga kubivuga mu kigo cyose, turategereza abandi barangiza kurya, twebwe kubera ko twari twatangiye gukeka ko ibiryo babirogeye mu ishuri ryacu nyine, abandi bamaze kurya bakajya baza bakabaza ngo kubera iki abandi batariye. Abandi barababwira ngo twebwe nta kibazo dufite ahubwo dutegereje ko abayobozi babanza kuza bakareba ibiryo baduhaye niba nta kibazo bifite. Ni uko nguko rero byaje gukomeza, barangije nyuma yo guhamagara ushinzwe disipurine bahamagara n'umwarimu uhagarariye iryo shuri, arangije araza aravuga ngo ibi biryo kuko byarozwe nibyo ntimubirye. Hashize akanya gatoya bahamagara kontabure cyangwa se ushinzwe umutungo mu kigo, naraza nawe arareba arangije aravuga ati ibi biryo byarozwe kandi uwabiroze yiga muri rino shuri kandi bishobore kuba byarozwe n'uwabiteruye cyangwa se uburozi bakaba babushyiriyemo mu nzira bavuye kubireba. Ni uko nguko hashize umwanya haza n'umuyobozi w'ikigo ariwe diregitirisi,
yarangije aravuga ati ibi bintu birenze ukwemera cyangwa se birenze ubwenge bwa muntu, noneho ahubwo reka duhamagare ushinzwe umutekano w'abadaso mu murenge wa Mururu, wenda aze abe ari we udufasha. Amaze kuhagera nibwo bahagurukije abakobwa babiri bari bagiye guterura, harimo uwitwa Uwamahoro Janviere ndetse n'uwitwa Ingabire Josiane. Ingabire Josiane akaba ari we wari wateguye umugambi mubisha wo guhitana abanyeshuri bagera kuri 12 bose biganaga nawe wa 13. Arangije babaza uwo Janviere ati ese Janviere byagenze gute kugira ngo ubu burozi bugere muri bino biryo, ko tuzi neza ko ushobora kuba ari we wabisizemo nk'umuntu waje uteruye imboga. Niko kuvuga ati njyewe nateruye imboga nibyo, ariko nkimara guterura imboga nahise nzitereka ndongera nisubirira hanze kubera ko uyu munsi utari uwanjye wo kwarura, kandi ikindi njye ntabwo nategura kuroga bagenzi banjye kubera ko ntacyo dupfa. Niko kubaza Josiane, ese Josiane ko ibiryo ari we wabyaruye, ukaba batangiye kwarura ibiryo ari bizima, hashira umwanya abandi baje kurya bakumva biri kunuka, byatewe n'iki? Josiane niko kuvuga ngo ibiryo nagiye kubona mbona harimo igisimba. Uwitwa Betty ahita avuga ngo hari ibintu ashobora kuba ashyize muri bino biryo kuko babizanye ari bizima biri guhumura, kandi abandi banavuze ko bariye ibiryo biryoshye cyane. Ubwo rero sinzi ukuntu ibyacu ari byo byari kunuka. Hashize umwanya baravuga ati bidatinze reka duhamagare ushinzwe ibiryo ku gikoni. Ubwo bahamagaye uwitwa Fideli, akaba ari n'umwarimu wigisha muri kino kigo twigagamo cya Mutongo. Aravuga ngo njyewe ibiryo nabitanze ari bizima, cyabikora habayeho agakosa ko kwibeshya kubera ko imboga zari zashye kubera ubushyuhe bwinshi, imboga zajemo akantu k'agakare gakeya, ariko nabwo abanyeshuri bagerageje kubiryaho ntabwo ubwo bushyuhe bigeze babwumva. Niko kuvuga ngo twebwe abandi twariye ibiryo biryoshye. Fideli aravuga ati reka mbaze aba bakobwa. Arababwira ati mwe bakobwa mwe mwaje guterura ibiryo, ubwo mwazaga kureba ibiryo baruye ibiryo bamaze kubyarura muhita mubiterura, kandi imboga bazibaruriye muhagaze aho ngaho. Rero abantu bakora ku gikoni ntawe ari gutekereza kubaroga, yewe n'amadishe abapanze ari menshi ku buryo agenda aterura imwe ashyiramo imboga ku buryo ntawapanga kubaroga. Kandi ikindi ndakeka ko nta muntu n'umwe mufitanye ikibazo hariya ku buryo yakeka kubaroga, ahubwo uburozi buri hagati yanyu, ni mwebwe mushaka kurogana. Nibwo uwitwa Betty, iyo ukuri Betty ari na nawe wari uryamye mu ishuri, yavuze ngo njyewe nabonye mugenzi wanjye hari ibintu afite yashyize mu mufuka we w'ijipo, ashobora kuba ari byo yakoresheje ashaka kuturoga, kubera ko ubwo yasohokaga hanze agiye kumena ibiryo avuga ngo birimo igisimba, yatambutse biri kunuka cyane ku buryo buteye ubwoba. Agiye gukaraba intoki, ibyo bintu by'uburozi bw'imbeba byanga kumushyiraho, biba ngombwa ko ajya ku gikoni gushaka isabune aba ariyo akarabisha kugira ngo bibashe kuba byamushyiraho. Abarimu bakomeje iperereza bakumva ibinini biri kunuka mu biryo, ariko haje kuvamo uwitwa Damasi agiye kureba hasi ahantu barurira yateruyeho isahani, ahita asanga koko ikinini cyahamenetse, aragisiribanga akoze mu biryo twari tugiye kurya na bagenzi bacu, asanga byose byuzuyemo ikinini ku buryo byahise bituma bavuga ko ari uwo mukobwa wagishyizemo. Kandi koko bagiye no kureba ahantu yamennye izo mboga, bahasanga amashashi 2 yari arimo uburozi bw'imbeba yari agiye kuduhereza. Aho ngaho Imana ibikinza akaboko, iperereza ntiryarangiriye aho, kubera ko bahise bamubaza ati ese ni ikihe cyatumye ushaka kwica bagenzi bawe? Yagize ati njyewe bagenzi banjye najyaga mbona banyanga batihuza nanjye, ariko nari natekereje ngo reka nanjye ngire ikintu mbakorera
ku buryo batazakibagirwa mu buzima. Ese utekereza ko ari iyo mpamvu yatumye bamwanga? Nkanjye nigana nawe ndabereye cyangwa ngo mvuge ko ari ikindi kintu nagenderagaho, ni umunyeshuri waje uvuye ku kindi kigo, nabwo ava ku kindi kigo ari kesi yari asize akozeyo, aza ku kigo cyacu ariko ntibabyitaho baramwakira. Bamaze kumwakira akigera mu ishuri twigagamo ajyaga atubwira ngo njyewe ntabwo ngana namwe, ndi mukuru kubarusha, mwebwe muzajye mupanga ibintu byanyu byose mubikora uko mubishaka, ariko njyewe nta gikorwa na kimwe kizajya gikorwa n'ishuri ryacu nzajya mbarizwamo. Ibyo ngibyo twarabyumvishe turavuga ngo kuko niba ariko abishaka ubwo ntacyo bitwaye, ni amahitamo yiwe. Haza no guhita haviramo kumwita izina ryitwa ngo ni no joke, mbega bisobanura ngo ni nta mikino, kubera ko ibyo twakoraga byose ntabwo yabaga arimo. Nk'urugero iyo twapangaga kujya gufasha bagenzi bacu bafite nk'ababyeyi barwaye kugira ngo tubafashe guhinga no gutera imyaka mu gihe cy'itera n'ihinga, twaragendaga akatubwira ko atabibonera umwanya wo kuza kujya mu murima, kandi ko atavukiye guhinga ndetse no kujya guhingira abandi. Ibyo ngibyo rero bikaba ari kimwe mu byatumaga tuvuga ko ubwo nyine nawe agomba kuzajya akora ibyo wenyine, kubera ko nta gikorwa na kimwe cyo gufasha yitabiraga. Ishuri ryacu twagomeje kubana nawe gutyo, tumufata gutyo, ariko tukajya tugerageza kumuganiriza atubwire ikibazo aba afite, akanga kukitubwira bakatubwira ngo mwebwe muracyari abana, ariko tukibaza ngo ese impamvu atwita abana ni uko ashobora kuba yarabonye ibintu tutarabona? Ibyo ngibyo tukabirenza ingohe tukikomereza ubuzima mu ishuri ryacu. Uko twagendaga dufashanya umunsi ku munsi na bagenzi bacu, ndetse akabona uko dufashanya tugenda tumurusha mu kubona amanota menshi ashimishije, yatangiye kugenda agira ishyari, kandi ari we watwikuyemo rwose, yanga kuza kujya afatanya natwe. Akaba ariyo mpamvu yavuze ko yashakaga kubica bose kugira ngo asenye ubumwe bwacu, ndetse akaba yari afite n'umugambi w'uko harimo impanga ebyiri, iyitwa Bukuru ndetse na Butoya, bo yagombaga kuroga by'intangarugero ku buryo abandi bajya gupfa bo bapfuye kare, ndetse akaba yavugaga ko impamvu ashaka kutwica twese ari uko tumurusha amanota, n'utayamurusha akaba ari uko ashobora kuba amurusha izindi performance zigiye zitandukanye mu kigo, haba nko kuvuga amakuru ndetse no kuba yagiriraga umushiha abandi bajya gutanga ibiryo ku gikoni, harimo uwitwa Mugisha Berenari ndetse hakaba harimo n'uwitwa Mukayisenga Estera, nabo akaba babigiraga umushiha kubera ko ngo atari we bagize gestionnaire ku gikoni. Abo ngabo bose rero yashatse kwica, byaje kurangira tururokotse kubera ko uburozi bwamenyekanye tutarabirya, ariko n'ubundi yaje kongera aravuga ngo impamvu ngo yashakaga kutwica ngo twajyaga tumubwira amagambo mabi, ariko byose byabaye iby'ubusa, kubera ko sinibaza ukuntu twari kubwira umuntu amagambo mabi kandi atubwira ko ibikorwa byacu atabibarizwamo, kandi ko tutanangana kugira ngo tuzajye tumuteraho burage zacu, atubwira ko tugomba kuzajya dukora ibyacu tukamureka. Ibi ngibi rero ntabwo yari azi yuko ibi ngibi naramuka abikoze biri buze kumenyekana, akaba ariyo mpamvu yavugaga ngo reka bose mbarimbure mbamare, n'ubundi nanjye nibashake bankatire zero, ariko bose mbice. Ibi ngibi bikaba ari ibintu byababaje abayobozi b'ikigo cyane, kubera ko nyuma y'uko bimenyekanye umuyobozi w'ikigo amaze guhamagara daso, bahamagaye RIB ndetse bahamagara n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi w'agateganyo, barongera bahamagara ushinzwe uburezi mu murenge, bahamagara gitifu w'umurenge wa Mururu, barongera bahamagara uhagarariye uburezi mu karere ka Rusizi, ndetse barongera bahamagara n'umuyobozi ushinzwe imyubakire y'ibigo mu karere ka Rusizi mu murenge wa Mururu. Aba bose bakaba baje, cyane ko bahise bahamagara na admin w'umurenge wa Mururu, mbega
nuba ushinzwe ibikorwa byose bibera mu murenge wa Mururu uhagarariye abandi bayobozi nawe yaje arahagera bareba abo bantu bagiye gukora amahano yo kwica bagenzi babo bagera kuri 12 n'uwo nguwo wa 13. Uwo nguwo Josiane yavuze ko ibi bintu yarabimaranye igihe kinini ashaka kubikora ariko mugenzi we witwa Donata babajyananye akaba ari we wajyaga umubikira amakuru. Uyu witwa Tuyishime Donata, mbega Donata yajyanywe mu cyiciro cy'ubufatanyacyaha, cyane ko Donata ari no mu bantu bafashe iya mbere mu kuburira abanyeshuri bababwira ati ibi biryo bishobora kuba biroze, ntimuze kubirya, ariko biza kurangira n'ubundi bitariwe ahubwo bizeje kuvumburwa ko ibi biryo biroze. Ibi ngibi rero yabaye inkuru yasakaye mu gihugu hose ko umunyeshuri witwa Ingabire yashatse kuroga bagenzi be. Uyu nguyu Donata yajyanywe mu cyiciro nk'uko nabikubwiye cy'ubufatanyacyaha kuko yari azi amakuru ariko akanga kuyatangaza. Ibi ngibi rero akaba ari byo bintu biri kuvugwa mu murenge wa Mururu ndetse mu kagari ka Kamutongo. Uyu nguyu rero akaba yitwa Josiane wari ugiye kwica abanyeshuri bose akoresheje umuti w'imbeba, cyane ko uyu muti iyo uwunyweye ugatinda kumenya ko ari uw'imbeba wanyweye cyangwa se wawuriye ukwica uko byagenda kose kuko ukatagura amara nka side. Uyu mukobwa rero akaba ari umukobwa wavugwagaho imico itari myiza nubwo yagendaga atuje mu kigo hose. Ikindi kandi akaba binavugwa ko ari umukobwa mu kigo utatinyaga kuba yahanwa n'umwarimu ngo aze gushaka nimero ze amwandikire kuko yamubabaje ndetse ko yamwanze, ugasanga ari ibintu byatumaga uyu mukobwa n'ubundi atagira isura nziza mu maso y'abarimu. Reka ngushimire we twabanye muri kino kiganiro nkwibutsa ko uwari ugiye kwica bagenzi be yitwa Ingabire Josiane, akaba ari umukobwa w'imyaka 21, yari afatanyije n'uwitwa Tuyishime Donata w'imyaka 19, akaba yaragiye kwica abanyeshuri 13 ari bo Bukuru James, Bukuru Gervais, Mukayisenga Estera, Mugisha Bernard, Iyukuri Betty ndetse akaba yaragiye harimo n'uwitwa Sibomana Isaac ndetse n'abandi babiri bashyashya bari baherutse kuza ku kigo cyacu, harimo uwitwa Uwamahoro Janvier ndetse n'uwitwa ukunzwe na se Devota. Aba ngaba rero bakaba ari bo bari bagiye kwicwa na mugenzi wabo kubera ko yabonaga bamurusha gufatanya bagashyira hamwe ndetse bakaba